Ndi Papa Sava. Noneho sawa mugumemo noneho sha aho ibintu bigeze urambonera umbonera aho ibintu bigeze ibi bintu n'umuntu uri bushake kuza kunyitambika ndarwana umuhenerezo noneho uko kimeze umudigi mubi ubwo nta bimwaro ufite ra Papa Sava ariko rero rwose urabona ko bikomeye birakomeye wabiciye ukabitarasa birakomeye bitarakunekeraho bikakuboreraho isazi zikagutumaho ndakubwiye ngo ndaje mpangane nawe wose w'umusize kuki utamuhamagara ngo ase umusize akorikira inkora amahano gusa wenda avuze ngo sohoka none ahangaha ukora ishyano mu ngo z'abantu sohoka none sohoka bakubonese sohoka bakubonera dore mbese ubwo busa ariko narumiwe koko ariko ndimba nkubaza ubu nta somo ugira uruntu rw'urusaza rw'urudigi rungana gutyo ku mwana ungana utyo uyu ntabwo wakamubereye se hanjye ngo se ubwo si iyo myera iri mu bwanwa ni ukuvuga yuko ni tentire ntabwo wamubera sekuru ra ariko uraje umbone ndaje mpangane nawe ndahangana nawe Papa Sava ndakwinginze rwose mbabarira pe mbabarira irya none rwose mbabarira umbyare muri batisimu wenda gukomezwa nzabyimenyera ariko mwagiye muvana ibintu by'Imana muri ayo Papa Sava ni wenda rwose ubusanzwe hari urimo kubatizwa rwose mu gukomezwa wenda ntuzabuhari ni ukuvuga ngo buriya si byo mwari murimo buriya harimo batisimu wari urimo ubatizwa hariya buriya gutya harimo batiza na samba hari ahantu bihurira hari aho bihurira ra nta soni ubundi sawa wabikoze ubundi urabyemera ko wabikoze uti urahigima hano urahigima yabikoze cyangwa ntabwo yabikoze ntabwo rero mbaza yabikoze ntabyo yakoze ati iyo nyikirizo yabikoze ntabyo yakoze vuwara wabikoze ntiwabikoze mbwira niba ubyemera mfata izindi ngamba Papa Sava byose rwose ndabyemera byose uko byakabaye n'ibyo twari tutarakora byose ndabyemeye oui sesa bivuze ngo Papa Sava afite umwana aramurera nawe irerero urihinduye urusambaniro nicyo bishatse kuvuga umuntu azajya arera mu rugo rwe mu ruhindura urusambaniro nicyo bivuze nze nkwitendekeye ubibone Papa Sava rwose inkoni zamba pe inkoni zamba inkoni zamba wese kutayiciye iyo nkoni zamba kutayiciye ariko uzi ibi bintu mwari murimo ko ari nko kumfata Papa Sava ukansanga ni wanjye mu rugo ugahita ugira icyo ukanzirika umunwa wamara kunzirika umunwa ugafata Mama Sava ukamukingirana mu cyumba cy'ibyombo warangiza nawe ukamuzirika warangiza ugafata umwana turera mu rugo ukamujyana mu buriri bwacu ukamujyana muri biriya urabizi neza ibyo bintu uzi amategeko abihana urabizi neza kumfatira umwana ku ngufu ariko rero nubwo rwose uvuga gutyo twari twabyumvikanyeho twabyemeranyijweho ese maye mwari mwabyumvikanyeho mwabyemeranyijeho ushatse kuvuga ko n'inzu yanjye nanjye twumvikanye se uburyo cyuyihindura rogi nicyo bishatse kuvuga ubwo mwabyemeranyijeho nta kibazo ubwo reka mvuge yuko warongoye nyine nta mihango ibaye n'ababyeyi badahari noneho nze nguca amande rero sicyo bishatse kuvuga uriya sicyo bishatse kuvuga ndaje nguca amande
wose. papa sava ariko rwose ibyo ari byo byose rwose ukubita utavuna igufa nawe byakubaho. Uranaga iminsi kubera iki? Uranaga iminsi kubera iki? Nanjye byambaho. Fatanyije nawe ubusambanyi uranaga iminsi kubera iki? Ubundi waruvuye. Warusanzwe uhaza mwari mumenyeranye. Wowe ureremba urutyo. Mwari mumenyeranye cyangwa bwari ubwa mbere? Waruvuye he? Oya. Waruvuye he? Okay. Nyine ngiye muri kenkayeri gushaka ibikoresho bya kenkayeri ya Margarita. Ibikoresho? Noneho nyine ngeze mu nzira mpura na shitani itangira inshuka nyine irambwira ngo kwa pasaba nyine ngo hari umukobwa uteye neza w'inzobe ufite n'amabuno agiye inyuma. Papa sava satani yambwiraga akarimi keza noneho uburaje nyine ibirambwiye iti jya kwa papa sava ujya kunyensibura. Si byose siko yakubwiye? Ubwo nyine ako kanya nahise nyumvira irandeviya nyine. Shitani yakudeviye wari ugiye kurangura ibikoresho bya kenkayeri ya Margarita. Ariko shitani ndimbi kuki itaguherekeje se ngo ize kukurwanaho? Shitani mugurishije ibibanza murariye murabyimbye amajigo araje amabondo araje hanyuma intoryi uzujuja udukoroboyi uravuze utireka mpindure kwa papa sava urusambaniro. Shitani itijya kunyensebura kwa papa sava ari agakobwa keza niko yakubwiye? Papa sava ni shitani. Shitani ari umugome. Kuki atari hano ngo abari we ndimo gukanyaga? Nikomeze rero ibe umugome noneho ngo hambire ubibone. Noneho umva uranyumva neza? Nzanira ikaramu mu nzu hano nkwereke. Zana ikaramu mu nzu. Ihute seka urandeba iki? Nese papa sava unasi ugiye kunsinyisha ko nakoze amahano? Indese ugusinyisha ko wakoze amahano? Amafaranga se singasi ngiye afite. Hoje ndi umusaza uzubwe yako gukora amahano iki? Ngiye kugusinyisha nyine yuko warongoye nyine nta mihango ibaye none ukaba nyine ba nyir'urugo baba baje ukiyemeza gukwa kubera ko umwana arengeje imyaka 20 n'umwe y'ubukure. Nibyo ugiye gusinyira. Bangutse urwo rupapuro yemuko. Kuki? Gira vuba. Ibyo se ntubisinyira urakwa miliyoni. Harimo se hano. Asoni. Fata. Urandika ko ugiye gukwa. Ntubyandika se? Mamagare Margarita na mama Sava nabunzi baze hano yuko kujya kurangura uhita ujya mu rusamba. Oya papa sava. Papa sava oya. Nawe ihute ujya mu nzu uhita uzinga ikiri cyawe cyose kirahanga niyo cyabi cyangwe n'amakariso yashaje. Ubizinga byose neza ndakwereka ararangiza gukora ibyo akora nkwereka icyo ukora yihute. Mva niyo minwe imbere se. Asoni. Andika vuba. None se papa sava kuko ngiye kwandika kandi we umwirukaniye iki? Ninde ukubwiye ko mwirukana se? Ninde ukubwiye ko mwirukanyara? Ese ntumubwiye ngo azinga ibyo byose? Nakubwiye umva banza wumva ibyo ugiye kwandika. Urandika uti ngewe Ndimbati Sylvestre wavukiye ahangaha nkaba ntuye ahangaha. Nyiriranga muntu iyi ngiyi yatangiye ahangaha. Ntubyibuka ibyo ngibyo? Iranga muntu urayifite? Irimo hano? Ndayifite iraho mu mufuka. Ibyo wandika neza. Urumva uti nakunze umukobwa urererwa kwa papa sava. Noneho njyayo badahari ndarongora nta mihango ibaye ndanatahira muri urwo rugo. Ba nyir'urugo baje mpita niyemeza gukwa urakwa amafaranga miliyoni. Urabyumva? Noneho nurangiza kwandika ibyo ngibyo dusinye urumva yuko watahiye. Ndahita ngutekesha hanyuma muguhekere umujyani wawe ujye kumutunga. Mpangane namwe byo mwigize. Asoni. Papa sava bose aho ngaho wampemukiye. Nguye mukirane? Papa sava basi
ihangane wenda nongereho andi ariko tubabarire twese. mbababarire ngira ngo urabizi neza ko rwose Marigarita ndamutinya. Marigarita rwose abimenye noneho yambamba yanyica pe yanyica. kandi ubyibuke wibuke ko rwose Marigarita twasezeranye kandi yanambyariye. nubwo se uratitira urabona namutunguka nahe koko. aranyica Marigarita. ubwo rego uje kunyirizaho ukagira ngo ngufitiye imbabazi rwose cinkoni zamba pe nyice hehe cinkoni ubona muri uru rugo umva ndakubwiye ngo urandika ibyo wandika nurangiza ujye kumutunga ibyo byo kwiriza no kugira gute ntago bindeba urumva uraza kunyirizaho ubwo se ufite amaso y'umweru di urabona uri umumisi uri umumarayika Marigarita ngo uramubwira iki ugenda umubwira uti nenge nakubonaga nageze kwa papa Sava amasanga agakobwa gatoya kakirana kamabuno mba ndakabengutswe ndanyensebura none rero nari nkazanye mpetse ingaruka nzituye ahangaha muzajya mwitwaza ngo abakobwa ngo barengeje imyaka 20 n'umwe mu bahohotere ngo ntago tuzavuga ndaje guhangana namwe mwese ndaje guhangana umva nawe nazinga ibye vuba none ahangaha arahita gukurikiza papa Sava rwose ibyo bintu waba unkoreye ubugome bw'indengakamere rwose. Ubugome bw'indengakamere uribuka ejo bundi ungaretse hariya umpagaze hejuru umbwira ngo urasyonyura ngo ndatunuye ntabwo avuze ngo ntunuye nk'umutubu ngo ni nk'intabo zenda guturumbukamo ugira ngo ndabyibagiwe ndaje nanjye ubu ndakubonye ndagufite ngufite gutya nkuko nagushyira mu gatasi andika vuba vuba nagira ngo nkubwire rero kuko bitagahungwa dahonyora. Papa Sava basi nyihanganira wenda nongera handi ariko twese tubabarira. Wongera handi mafaranga urongeraho nkangahe rwose byose nakubwiye ngo ndabyemera rwose ibyo umbwira ndabyemera. Okay wongere handi mbababarira gume hano ariko se ubundi bwo ko wanga guheka umukobwa ngo umujyane wa murongoye ukenda kongeraho amafaranga kandi nayo atarayawe ari aya Marigarita ugiye kurangurira ibikoresho byo gucuruza ubwo ayo mafaranga uramubwira ko yagiye ko nyine ndamubwira ko bayanyibiye i Kigali. Ko bayakwibiye i Kigali ubwo se agize atya gatunguka hano oya papa Sava none se afite gahunda yo kuza hano se ubwo ufite ubu wakabaye ubugira mbere yo kunyinjirira mu cyumba.